Turabasuje mwese abakurikira kubaho Uwiteka niwe Bwenge TV, tubifurije amahoro y'Imana. Uwiteka abanezeze kandi Uwiteka bagire neza. Uyu ni umunsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuboneke imbere ya kamera turi bazima kandi nta n'igikuba cyacitse. Uwiteka himbazwe. Mwese rero abakanze subscribe turabashimiye, ababana natwe uko bwije nuko bukeye. Imana ibaho umugisha, ndetse n'abatarayikanda mukamuje ari ubwa mbere namwe muyikande kugira ngo tujye tubana iteka, kandi mwibuke kwandika comment, share ndetse na like kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bugere kure, kandi mudufashije kwamamaza inkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Nkuko mubibona rero imbere ya kamera dufite umutumirwa, dufite umushyitsi amaze iminsi atubwiriza ari audio, ariko uyu munsi yaje. Mbega bajyaga bumva amakuru runaka kuri audio, ariko ubu noneho uje kugira ngo banakureba isura yawe. Yes. Turagusuje mu izina rya Yesu. Ndabishimiye cyane kandi ndabakunda. Amen. Nanjye nishimiye kuboneka imbere ya kamera kuri iyi channel kubaho Uwiteka nibwo Bwenge TV. Rero Imana ibaho umugisha. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, amazina nindi bwira batakuzi. Nk'ibisanzwe nitwa Niyomugabo Justin. Yego. Ndo muvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero ndakomeje mu rugendo rwanjye kwamamaza Kristo. Imana ishimwe. Nkuko mubibona, abari imbere ya kamera mwese ndabasuhuje. Abari mukumbona mwese ndabakunda cyane, kandi abantu bakunda gukurikira inyigisho zitangirwa hano. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Akindi nabasabira rero nanjye nkuko ngeze imbere yanyu, nta kindi gishyashya mbazaniye, ahubwo no kugira ngo twongere twibukiranye ku by'urugendo turimo. Twese ino turabashyitsi turabimukira, iwacu ni mu ijuru. Amen. Rero ndagira ngo nongere mbakundishe gukurikira ijambo ry'Imana, kandi nkuko mubona nta bindi binyura kuri uru rubuga uko nakurikiye. Ntabwo nigeze mbona hari izindi nkuru zinyuraho, nta baza kwamamarizaho, ahubwo ni ijambo ry'Imana ritambukaho. Ibyo rero byatumye mbakunda, nanjye numva niyo naboneka kuri iyi kamera nkatangaho ijambo ry'Imana ntacyo byabitwaye. Yego. Kubera ko icyo ntakunda ni ibintu bivanze. Ariko ahantu bavuga Imana ukabona ko intego yabo ari ukugira ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo bugere kuri benshi, nanjye nishimiye kubana namwe. Urakoze cyane. Tuwe ikaze kandi Imana iguha umugisha. Nagira ngo rero tugusengere, hanyuma ukomeze utugezaho impamba watuzaniye. Ntabwo yabura. Yego. Ntabwo yabura. Murakoze. Mana yacu, Mana ikomeye, Data wa twese mwiza, turagushimiye. Uri mwiza kandi ubere mwiza abagutegereza bose. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye umushyitsi w'umugisha uduhaye, kandi akabaje azanye ubutumwa bwiza wamujyahaye kugira ngo imitima iri hano ndetse n'abakurikira Kubaho Uwiteka niwe Bwenge TV bahembuke. Ndasenze kugira ngo Uwiteka umushyigikire, umufashe, umushoboze, Mwuka Wera akorere muri nkuko asanzwe akora, ndetse arusheho cyane, kandi imitima we guhugukira kumva ijambo ryawe ndetse n'icyo umwuka abwira amatorero, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ni karibu muvandimwe. Imana nibaho umugisha. Ntatinze kuba nkurikiye muri aka kanya, reka tubasabe ufite Bibiliya araza kureba ijambo ry'Imana ngiye kugenderamo muri iyi minota ngiye gukoresha. Ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya ibice 57 umurongo wa 18, umurongo wa 18 n'uwa 19. Reka dusome twumve ko ijambo ry'Imana rivuze. Aravuze ngo nabonye ingeso ze nzamukiza, kandi nzamuyobora musubize ibyo kumumarana umubabaro hamwe n'abamuborogeye. 19 akavuga ngo nijye urema ishimwe ry'imirwa, ngo amahoro abe ku uri kure no ku uri wa hafi, nanjye nzamukiza, niko Uwiteka avuga. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nabonye ingeso ze. Nabonye ingeso ze nzamukiza. Kuko intego y'Imana kuri wowe nanjye nuko imbere y'Imana ikora ku buzima bwawe ibanza kwita ku ngeso z'ugiye kugikorera. Imigendere yawe yatuma Imana igambirira kukugirira neza.
imyitwarire yawe yatuma Imana mu mugambi wayo yumva itekereje kukugirira neza, kuko icyo Imana ireba ni ingeso z'uwo igiye gutabara cyangwa ni ingeso z'uwo igiye guhana. Kuko aba bantu uko Imana ireba ingeso ibasha kubona ingeso zawe, bigatuma Imana igushimira, igakora igitangaza ku buzima bwawe, kandi ibasha no kureba ingeso zawe. Haleluya. Yareba ingeso zawe igahita itegura n'igihano kigukwiriye. Bivuze ngo ntabwo ari ukureba ingeso gusa ngo yiturize ivuge ngo ni kuriya nzamutwara kuriya. Hari abanyarwanda bajya bita amazina bakavuga ngo umwana wanjye nzamurerera icyo Imana yamumpereye. Yaba afite ingeso mbi akaba nzamurerera icyo Imana yamumpereye. Ariko Imana si uko iteye. Ni Imana ireba ingeso zawe, ikareba imyihanganire y'ubuzima ubayemo, bitewe n'iyo ngeso ufite ituma ukunda Imana, ituma wihanganira. Ndashaka kuvuga ku muntu ufite ingeso z'imibanire mizima n'Imana. Umuntu ufite ingeso zituma mu mugambi we uko bukeye n'uko bwije yumva yifuza gukora iby'Imana ishaka, mwene uwo bihinduka ingeso. Bimwe ahora atekereza, bimwe ashaka bigahinduka ingeso, ku buryo Imana imureba ikavuga ngo mu mutima we harimo gukiranuka, mu mutima we harimo kunshaka, nanjye kubw'iyo mpamvu nzamugirira neza. Haleluya. Imana ikureba urwaye, ikakureba waraheze mu buriri, ariko yakwibuka imigendere yawe n'imyitwarire yawe, ikavuga ngo nzagukiza, nzakumara umubabaro, nzakuruhura, nzakubera Imana. Abavuze ko utazigera ubyuka kuri icyo gisasiro, ndi Imana igiye kugukiza. Kandi hari abakuborogeye mama, hari abantu bajya bakuririra, bababazwa n'uwo mutwaro wikoreye, bababazwa n'urwo rushako rubi wahuye narwo, bababazwa n'ubwo buzima ubayemo, ku buryo niyo biherereye utanahari bararira mu izina ryawe, bakavuga ngo Mana uzatabara uyu mubyeyi, amazina ye urayazi, bakayagusubiriramo, bakabwira Imana. Kubera iki? Bakeneye ko uyu muntu atabarwa. Mwene abo bantu bakuririra rero, ijambo ry'Imana riravuze ngo nabonye ingeso ze nzamukiza, kandi nimara kumukiza nzamusubiza ibyo kumumarana umubabaro n'abamuborogeye bose. Nuvuga ngo wowe Imana ikikuremera ishimwe, hari n'abakuririye, hari abarara amajoro bagusengera, abo nabo bagiye kubona ishimwe, kuko Imana ikikuremera ishimwe nabo yateguye ishimwe ryabo bakuririraga. Haleluya. Uyu munsi Imana yagutekerejeho kubera imyitwarire yawe. Uyu munsi Imana yagutekerejeho kubera kwihangana kwawe. Wahuye n'ubuzima buburihangana, ntabwo wakojeje Imana isoni, warashonje ntiwajya kwiba, wambaye ubusa ntiwagiye gukuba ibyanditse ku migozi ngo wibe. Kubw'izo ngeso zawe nziza Imana ije kugutabara mama. Imana ije kugutabara papa. Gabanya amarira n'agahinda, kuko Imana yitegereje imigendere yawe, Imana yitegereje imivugire yawe, ubuzima ubayemo irabuzi, ibyo uvuga, ibyo ukora, Imana iragukurikirana amanywa nijoro. Dawidi niwe wigeze avuga ngo Uwiteka yarantase. Haleluya. Iyi Imana igize ikareba, muri Zaburi ya 25 aravuga ngo nahungira he umwuka wawe. Haleluya. Aravuga ngo ntaravuga ijambo uba warimenye. Uzi imyicarire yanjye, uzi n'imihagurukire yanjye. Bivuze ngo Imana izi ingeso za buri muntu wese. Haleluya. Imana yarebaga Dawidi, ibyo atekereza biri mu mutima ikaba yabibonye. Ijambo atararivuga rikiri mu mutima we, atarasohora ururimi ngo aruzunguza avuga ijambo, Imana ikaba yarimenye. Ngo Imana yitegereza imyitwarire ya Dawidi, iravuga ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Haleluya. Iyi Imana irakureba imyicarire yawe, ikareba imihagurukire yawe, ikareba imigendere yawe, yarangiza igahaguruka ikavuga ngo nje kukugirira neza. Haleluya. Reka nkwibutse ijambo Imana yarebye Yeremiya, imureba umunsi ngo yari yaramaze guhanura, ahanurira umwami w'Abisiraheli. Icyo gihe hari umwami Sedekiya, ngo uwo mwami yababazaga Imana cyane kubera ingeso ze mbi. Ibyo yakoraga bibabaza Imana. Imana ituma Yeremiya kujya guhanurira uyu mwami, ngo arababwira ngo bazayoboke umwami ari we Nebukadinezari, bazamwumvire, ngo agiye kuzaza babohe, ngo kandi bazemere bose bamuyoboke, ngo kuko ntago bazanga
kumwumvira kuko aje guhana, aje azanywe no kubahana, agiye kubatwara abagira abanyage mu gihugu cye, abagira abacakara, kubera ko barimo barahinduka abacakara bitewe n'ingeso bagize, bitewe n'imyitwarire mibi. Ntabwo uyu mwami yari afite ingeso nziza, ntabwo yitwaraga uko Imana ishaka. Haleluya! Imigendere ye mibi bituma Imana ihamagara umwami w'irindi shyanga ngo azazanywe no kubabohara abajyana. Ariko witonde, ikintu gikomeye, Yeremiya nawe ubuhanuzi wabuhanuye ntabwo yasigaye ubwo babatwaraga ari imbohe. Natangariye Imana cyane. Imana yaremeye na Yeremiya wabihanuye, agenda nawe akurikiye abo bajyanye ari imbohe, nawe agenda ari imbohe. Bibiliya itwereka igeze mu bice 40 bya Yeremiya, urasoma nko ku murongo wa 3 n'uwa 4 tubona uburyo uwari ushinzwe gereza. Haleluya! Ubwo Imana yari imaze kuvuga ngo nabonye ingeso zawe mwana wanjye Yeremiya, nubwo uri mubabazwa ariko ntabwo na n'ubu urasubira inyuma, nubwo ahuye n'ibikomeye ariko wakomeje kwihangana. Ngo irangije itera uwo mugabo ushinzwe imfungwa, iramubwira ngo genda urekure umwana wanjye kuko ntabwo ari mazira ibyaha by'ubusambanyi, ntabwo yigeze yiba ngo ababizira, ntabwo ari mazira ari ibintu adakwiriye kuba arimo arahananwa n'abakoze ibyaha bambabaje. Kubw'iyo mpamvu, kubw'ingeso ze, ndagutumye genda umukureho iminyururu. Haleluya! Imana iravuga ngo nabonye ingeso ze nje kumukiza. Imana ishimwe. Uwo munsi umugabo abyuka igitima kimurya, azindurwa no kujya gushaka Yeremiya. Ntiyaranamuzi, ariko yavuganye nawe yamubwiye ngo ndashaka ubohore Yeremiya. Ngo agenda agiye ku magereza ashakisha uwitwa Yeremiya, ariko kuko yarazi ko ari umwisirayeli, aravuga ngo ndashaka umugabo ufungiye muri iyi gereza w'umuyuda. Ngo ari he? Bamushakiye muri gereza baramubura. Kubera iki? Ntiyari ari muri gereza, yari ari mu gikari cy'inzu z'imbohe. Ngo aho niwe yakubitirwaga, bamubaza ngo bya bindi wahanuye ko wavuze ngo wowe uri umukiranutsi, kuki nawe upfanye n'abanyabyaha? Haleluya! Ariko birangira kubwo kwihangana kwe, kubwo kuguma guturiza Uwiteka agategereza Imana. Yeremiya mu gitondo yasamuraga inkoni, nimugoroba bakamukubita, washakaga kwishimisha wese yazaga kumukubita. Ariko igihe kigeze cy'Imana, baraza barambwira ngo yewe Yeremiya we, natumwe kukubohora, kandi ntunshinje ibyaha sigiye wakuboshye, ahubwo mwacumuye ku Uwiteka. Ibyo bituma Imana ibatanga mu maboko yacu. Ariko wowe Imana yaganiriye nanjye. Haleluya! Imana yaganiriye nanjye, irambwira ngo nze nkubohore. Mama, hari abantu bazakugirira neza batagukunze, ahubwo ari Imana ibohereje. Hari ibiseke uzakira kubera ko Imana yohereje abaguhemba. Ubasha kubyara ufite so na nyoko ukamara imyaka 5 bataraza kuguhemba, nta giseke kirinjira iwawe. Icyo gihe urimo urarengana, warijujuse, wahuye n'akarengane, wababajwe nuko nawe wabyaye ntuhembwe kandi ufite ababyeyi. Ntabwo ari ababyeyi bawe bakwanga, ahubwo Satani akagambane ke kari kagiye kagera kure cyane, bituma n'umugisha wawe bawufunga biremera. Ariko igihe kirageze, kubw'ingeso zawe, kubwo kwihangana, hola pombe and star, kubwo kwihangana kwawe, igihe kirageze ngo Imana ikurengere. Igihe kirageze ngo Imana igukure muri ubwo buzima. Wahuye n'urushako rubi, mugabo wawe ni umusinzi, ntabwo muhuza nta n'umunsi, ayakorera arayanywera, nawe yawe adahagije, ukaza ukayatungamo abana, nta gusevinga. Ubwo buzima wibaza ngo buzarangira ryari? Ijambo ry'Imana ravuze ngo nabonye ingeso ze. Imana yabonye ingeso zawe, yabonye ko wihanganiye uwo Nabali. Uwo mugabo ameze nka Nabali, Bibiliya itubwira washakanye n'umugore witwa Abigayili, akihangana. Ariko Imana igihe kiragera ishumbusha Abigayili kumushyingira Dawidi. Haleluya! 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 Kubw'ingeso zawe Imana ije kugutabara, kubwo kwihangana kwawe Imana ije kukurengera. Narindimo mbibutsa ngo Imana yabonye ingeso zawe izanywe no kukurengera. Uko yarengeye Yeremiya ikamukura mu nzu y'imbohe, niko nawe Imana ije kukurengera. Uko yarengeye Hezekiya ikamukura ku gisasiro, niko nawe Imana ije kukurengera. Niba umaze igihe mu burwayi, niba umaze igihe mu bitaro, abantu barakugemuriye, bamwe baraguhaga, ariko
ariko iri jambo ry'Imana rije kugira ngo ryongere rikomeze umutima wawe. Menya ko Imana uracyari ku mutima wayo, Imana iracyagutekerezaho. Nusoma ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 27 uzasangamo ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo data na mama bazandeka, Imana izandarura. Abantu babasha kugusiga, abavandimwe bakagenda, ariko humura uri mu bitekerezo by'Imana, uri mu mugambi w'Imana. Wibabazwa n'abagiye, wibabazwa n'abakwanze, wibabazwa n'abo wagiriye icyizere bakagutenguha. Igihe kirageze ngo Imana igaruke ku buzima bwawe, igihe kirageze ngo Imana igaruke ku buzima bwawe kubw'ingeso zawe nziza. Imana niba umugisha, jambo nari mbabwiye ngo ni Imana irema ishimwe hafi na kure. 19 hatubwiye ngo nige urema ishimwe ry'imirwa, ngo amahoro abe kure no kuwa hafi, nanjye nzamukiza, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe. Uri kure ariko aho ngaho Imana irahagera. Haleluya. Ukuboko k'Uwiteka kuragera muri icyo gihugu urimo, mu ntara urimo, Imana irahagera. Muri ibyo bihugu by'abanyamahanga, nubwo waba uri mu gihugu utemerewe gutera haleluya ngo uyizamure, ariko Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Imana iri kumwe nawe, Imana ije kugukorera igitangaza. Ndagira ngo wubahire ijambo ukiryumva, usuzugure imbaraga zari zarakuziritse, usuzugure uburetwa wahuye nabwo bw'abadayimoni, wongere kumva yuko Imana ije kukurwanirira. Jambo Imana ryabwiye Hezekiya ngo nubwo umwami wa Ashuri yaguhagurukiye, ariko Imana ije kukurengera. Umwami wa Ashuri nubwo yaguhagurukiye, ariko Imana ije kukurengera, Imana ije kugutabara. Iramubwira ngo mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwawe uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe. Natwe mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana. Humura muri icyo kigeragezo urimo, Imana ije kugutabara, Imana ije kukurengera, Imana ije kukuremera amashimwe. Imana niba umugisha rero, kandi uyu mwami wa Ashuri wari uri ku buzima bwawe wakugendagaho, Imana ije kumugukiza. Hari igitondo ugiye kubyuka usanga umwami wa Ashuri n'ingabo ze babaye imirambo. Uyu mwami wa Ashuri yarwanyije Abisiraheli, arwanya Hezekiya, ariko Hezekiya ngo afata ibihe byo gusenga Imana. Ibi gerageza urimo, fata umwanya usenga Imana. Fata umwanya usenga Imana. Mu byigisho mumaze iminsi mwumva, ari icyigisho nari ndi mu masengesho mbabwira ngo iyo wafasha yitatu gusa ahirika ibihome by'abadayimoni bubatse ku buzima bwawe. Mu byananiranye uyu munsi wongera utegura amasengesho, wibutse Imana ko ari iyo mubyeyi wawe, ari izakurengera, ari yo wishingikirijeho. Yesaya yarahanuye aravuga ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda azaba amahoro. Nawe wakira amahoro avuye muri Kristo, wakira imbaraga z'Imana, wakire gukomera kw'Imana. Imana ni umugisha rero. Ndabashimiye mwari kumwe n'umugaragu w'Imana Evangeliste Justin. Imana ibamugishaho muri hose. Uri mu mahanga ndagusuhuje, imbaraga z'Imana zikugereho, kandi ikiganza cy'Uwiteka kikuremera amashimwe. Wari uri ku gisasiro, ikiganza cy'Uwiteka kikuremera ishimwe. Umaze igihe mu bigeragezo, abana barwaragurika, natuye ubuzima bwawe bushyashya, natuye imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Imana ikuremera ishimwe kubw'ingeso zawe. Wari umaze iminsi nawe uri mu gashomeri, ntabwo herukaga mu kazi, uyu munsi kubw'ijambo ry'Uwiteka risohokeye imbere yawe, Imana ireme igitangaza, igufungurira umuryango, nawe winjire muri biro. Nawe warize ubitse dokima, wasabye akazi henshi, iyo watsinze ntabwo ujya mu kazi. Kubera iki? Satani yari umuriganya ku buzima bwawe, ariko umunsi nirukanye umuriganya wakuriganyaga mu kazi kawe. Imana ikuremera igitangaza mu izina rya Yesu. Imana ibane namwe, mugire umunsi mwiza, ndabakunda, kandi amahoro y'Imana barinde. Reka dusenge ku muntu wumvise ijambo ry'Imana. Ushobora kuba wari ufite imbuto zitari nziza, ariko uyu mwanya ugambiriye kugira nawe ingeso nziza. Fatanya nanjye dusenga Imana. Wari umaze iminsi ibintu byaragucanze, wumva utangiye gusiga Imana, wumva wagiye, wumva ubuzima ubayemo wifuza kwiyahura, ndakwinginze ongera ugirire icyizere Imana. Dufatanye dusenga Imana. Imana igukorera igitangaza kubw'isengesho ryawe, kubwo kwizera ko Imana ikomeye, kandi ni Imana ya hafi na kure. Nta gihugu urimo kitageramo Imana, nta hantu uri Imana itagera. Wowe kurikira iyi cano, ukurikira ijambo ry'Imana, ibyigisho binyuraho bikurikire. Natwe turahari ngo tubagaburire ibyo kurya by'umwuka wera, murusheho guhembuka, murusheho kwakira imbaraga z'Imana, kandi Imana izakora imirimo n'ibitangaza kubw'ijambo ryayo, kuko Imana yaravuze ngo abo tuzasengera tukabasabira umugisha bazajya bawuhabwa. Kubw'iyo mpamvu, kubw'ubutware twahawe, mpagaze mu ijambo ry'Imana. Icyari cyaragucanze uyu munsi, ibintu byari byarakugoye,
natuye ubuzima bushya kuri wowe, natuye amashimwe kandi ndashaka kuzakira ibisubizo bivuye muri iri sengesho, bivuye muri iki cyigisho, abantu bashima Imana ko ari igitangaza Imana yabakoreye. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye kubwo gukomera kwawe. Uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana y'icyubahiro. Uyu mwanya narindi monganiriza ubwoko bwawe, ijambo ryawe riravuze ngo nabonye ingeso ze nzamukiza, nzamusubiza ibimumarana umubabaro n'abamuborogeye. Hari abantu bahuye n'ibibagerageza, hari abantu bahuye n'intambara zikomeye, ariko uyu mwanya ndi imbere yawe Uwiteka, nongeye gusabira umugisha ubwoko bwawe. Abari barahuye n'akarengane, barabazinze, bamwe bababujije kubyara, abandi bahuye n'ibigeragezo bikomeye, ndazingura inda Satani yazinze mu izina rya Yesu Kristo. Abagizwe ibimuga kubera uburwayi, ab'imitsi yitunatunye, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Abari bari muri koma, Satani yarabajyanye muri koma, natuye imbaraga z'Imana zizura mu izina rya Yesu Kristo. We wari umaze igihe mu bushomeri, ijambo ry'Imana rigira imbaraga ku buzima bwawe. We wari umaze igihe usaba umwana Imana, ijambo ry'Imana rigira imbaraga ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nawe uyu munsi Imana ni gukora igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Amashimwe atambuke, guganza no gukomera by'Uwiteka bigere kuri buri wese mu izina rya Yesu Kristo. Wowe umaze igihe ubwenge bwaragiye, ibitekerezo byaragiye, nyamara nawe mbere wari umuntu usobanutse, wari ufite ibitekerezo, abantu barakumvaga, ariko ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana nizinjire muri uwo mutwe wawe, imbaraga z'Imana nizigira ibintu bikuramo ayo majwi wiyumvagamo yakuganirizaga, nyagusohojemo imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. We wagiye gushaka ubukwe bwawe bugapfa, ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Akira imbaraga z'Imana, Imana igufukurira kandi ikariba, kandi uzagira ubukwe bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye we wabonye ibintu byarakomeye, ukumva nawe ubwawe usigaye wiyanga, wumva waniyahura, ubuzima warabwanze, nagira ngo nongere ngukundisha Imana ire mu buzima bushyashya, ubuzima bukagaruka. Bana n'Imana, Imana igukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Mbasabiye umugisha, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ndabakunda. Shalom. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amen. Kandi tunejejwe n'ijambo ry'Imana utugejejeho. Amen. Kugira ngo rero utange nomero zawe za telefone, wagira inyunganizi cyangwa se ubufasha akenera gusengerwa, inama runaka, tanga nomero yawe. Nimero yanjye yego ni 0782 333 yego 48 47 yego. Iyo niyo mbonekaho ku muntu waba ushaka ko tugusengera by'umwihariko. Tugira umunsi wo gusengera abantu. Iyo ufite icyifuzo ushaka ko dusengera by'umwihariko turagufasha. Hora niteguye gufasha abantu b'Imana n'ikimana duhamagariye mu gihe kidutije imbaraga. Ndahari kugira ngo twubake ubwami bw'Imana kandi tubohoreho abantu. Hari abantu benshi bahuye n'ibikomere kubera Satani yababaje benshi cyane, ariko natwe mu gihe Imana duhamagayemo ni igihe cyo gukora, kuko twisanze turi mu gihe nk'icyo umugaragu w'Imana Paulo yavuze ngo abwira Abafilipi mu bice 2:15, arabwira ngo iki ni igihe kigoramye cy'ubugoryi, ariko twebwe dusabwa kubonekamo nk'amatabaza. Ndifuza rero gukomeza nkabitabaza ku muntu wari uri mu mwijima, nkamubera itabaza, wari umaze igihe arembye nkamubera itabaza. Ndumva icyifuzo cyanjye nuko uwampamagara namufasha mu buryo bwose yabajemo. Imana nibaha umugisha. Murakoze. Imana iguhe umugisha, kandi n'ubutaha nituguhamagara uzitaba, kuko hano ni mu rugo. Yego. Ni mu rugo. Ndabakunda cyane. Ugeze utambutse ijambo ry'Imana. Ndabakunda cyane. Ndetse n'ibindi Imana yagushoboza, ko ngiye nkuzi kuri n'umuhanuzi. By'Imana yakucisha mu byose. Cyane ko buriya numvaga amavuta atangiye kuzamuka, ariko abo bantu mvuze ndabizi nabakunda gukurikira urubuga rwanyu. Uzababona bazabikubwira ko bumvise nababwiye, kuko abona bavugaga ari abo numva. Sinavuga iby'Imana itambwiye, ahubwo uwo mvuze akimara kumvira ijambo ry'Imana arabona igitangaza cy'Imana, arahita abona impinduka, kuko Imana yamuvuzeho kandi yamubonye. Imana nibaha umugisha. Imana iguhe umugisha. Nakagaruka jewe wamwakiriye ni Rusine Emmanuel. Nomero zacu 788 25 20 25. Imana ibaha umugisha.